mukundwa twongeye guhurira kuri platform umucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana itanga bibane nawe. N'amahirwe akomeye tugize ko tugeze muri ya gahunda twabararikiye mu gihe cyashize yuko tuzadufite ukwezi twahariye ibyigisho by'ubuhanuzi. Tukaba tugiye kumara uku kwezi kose dusuzuma ubuhanuzi mu buryo bw'umwihariko igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Mbega amahirwe tugize uburyo Imana yaturinze ikaba tugejeje muri aka kanya, kandi tukaba dushimira Imana yuko itaduhisha amakuru y'ibiriho uyu munsi. Tukaba tugiye kumara umwanya tubisuzuma kandi twitonze. Ndakurarika mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo kugira ngo uzakomeze kubana natwe. Insanganyamatsiko twahaye uku kwezi kose twayise ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Tugiye kureba amakuru y'iki gihe. Ntabwo nibeshye yuko tumaze igihe tureba uhereye muri Edeni dusuzuma ukuri kw'Imana mu buryo bw'umwihariko isabato, ariko twari tugeze mu gihe cya Mose ku musozi Sinayi, nta nubwo baragera muri Isirayeli. Turasimbutse rero ku buryo tuje kureba iby'iki gihe, ariko ntabwo nishutse, bibaye ngombwa yuko dusimbuka kuko kuri bamwe nta nubwo barasobanukirwa umugambi w'iyi platform umucyo w'isabato, yuko dushaka kumurikira abantu ngo basobanukirwe n'umugambi Imana ibafiteho, kandi igihe ni gito rwose. Erega dushaka kugira n'ubwoba yuko isi iri buturangirane vuba, kuko ibimenyetso biragaragaza yuko Kristo ari hafi kugaruka cyane rwose. Nuko rero uku kwezi tugiye kwicara hamwe twige ukuri kw'iki gihe tukurebeye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Niko Imana ituyoboye muri aka kanya. Iki ni igihe cyo kukwinginga. Iri somo nzakomeza kurisubiramo buri munsi. Ni somo dusanga muri Yeremiya igice cya 38:20 rivuga ngo ndakwinginze umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Nukuri reka nkubwire inshuti yanjye ukurikiye iyi video, ndakwinginze umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira. Uku kwezi ngiye kukubwira amagambo atari ayanjye, ahubwo amagambo y'Uwiteka, kandi icyo nkwamiriza ni iki, nuko ari bwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel tugiye kureba, tuzareba ingingo ebyiri z'ingenzi. Ingingo ya mbere ni inyifato dukeneye no kwitegura akaga kadusatiriye muri iki gihe giheruka cyo gukora kwa Babuloni. Mbese ufite amakuru yuko turi muri Babuloni, turi mu gihe cya Babuloni? Genda uyisome neza mu Byashuwe igice cya 17. Uzasomamo iby'umugore w'umumaraya ufite izina ryitwa Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya bose. Niba uri gukora uyu munsi, mbese inyifato dukeneye, mbese kwitegura dukeneye akaga kadusatiriye gakomotse ku butegetsi bwa Babuloni ni iyihe? Tuzasuzuma twitonze mu gitabo cy'Imana cyanditswe mu buhanuzi bwa Daniel, tureba inyifato bagize igihe bari Babuloni. Natwe turi Babuloni, mbese inyifato bagize igihe bari Babuloni ni iyihe? Icyo ni ingingo ya mbere tuzakomeza kurebaho mu mugabane ubanza tuzamarana igihe tusuzuma. Ikindi tuzareba ni imikorere ya Babuloni, umunyabugome wahanuwe yuko azaba mu gihe giheruka, kandi rwose ngo Kristo ntabwo azaza uwo munyabugome atarahishurwa. Yarahishuwe rero, tugiye kumara umwanya tumuhishurirwa ngo turebe cya gitabo cy'Imana, igitabo cyitwa igitabo cy'umuhanuzi Daniel, kirimo ibintu bikomeye cyane Daniel nawe atasobanukiwe, ariko abo mu gihe cy'imperuka bagomba gusobanukirwa. Tumenye imikorere y'umunyabugome, tumenye imikorere ya Babuloni yo muri iki gihe, kugira ngo tutarimburanwa nayo. Ubutumwa bw'Imana mu Byashuwe igice cya 18:1 kugeza 4 baratubwira yuko iguye Babuloni, kandi ubwoko bw'Imana bamagarirwa kuyisohokamo. None se twayisohokamo dute tutazi ibyayo? Twamenya ko iguye gute tudasuzumye ibyayo? Icyo nicyo tugiye gusuzuma rero. Nizo ngingo ebyiri. Ni iyihe nyifato dukwiriye kugira igihe tumaze gusobanukirwa ko turi muri Babuloni, twigiye kubabaye muri Babuloni yo mu gihe cyo hambere? Kandi ese Babuloni iri gukora ite? Tuzasuzuma ubuhanuzi mu buryo bw'umwihariko twitonze ngo dusobanukirwe. Muri aka kanya ngiye gufata umwanya kugira ngo tuganire icyigisho cya mbere. Nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo Bibiliya ijambo ryahanuwe. Ariko mbere yuko turambura iki gitabo cyera, ijambo ry'Imana Bibiliya tugiye kuganira,
reka tubanze twicishe bugufi imbere y'Imana dusenga. Data wa twese uhoraho, umwami wacu, tugushimiye yuko uri mwiza kandi imbabazi zawe witeka ryose. Tugushimiye ijambo ryera watwandikishirije, turajeho kugira ngo ritwigishe. Dufashe igihe kitari gitoya, iminsi 30, ngo utuyobore mu ijambo ryawe mu buryo bw'umwihariko. Igitabo wategetse Daniel kwandika, igitabo cy'umuhanuzi Daniel, kirimo ibintu bikomeye cyane ku buryo abantu benshi bagitaye bakavuga yuko kitabasha kumvikana rwose. Turaje rero kugira ngo twungure ubwenge, ngo tusandukirwe n'ibyo byanditswe byera. Turabaswa, waravuze yuko uzatanga ubwenge kuzabugusaba, turabugusabye, kandi uduhe gukunda ijambo ryawe rituryohere nk'ubuki. Ubwo tugiye gusuzuma ibyaryo, ngwino ubane natwe muri ryo, kandi ngo amagambo ugiye kutubwira tuyabike mu bugingo bwacu kugira ngo tubere umutsima utunga ubugingo bwacu. Niko gusenga kwacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Bibiliya, ijambo ryahanuwe. Iyi nsanganyamatsiko nyivana mu rwandiko umugaragu w'Imana Petero yandikiye abantu b'Imana, urwandiko rwa kabiri. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, ndasoma igice cya mbere umurongo wa 19. Rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 19, dusoma amagambo avuga ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Haleluya. Nyamara rero burya mukwiye kubimenya yuko dufite ijambo ryahanuwe. Iri ijambo ryahanuwe, Bibiliya. Nongere nkwibutsa, turi kuganira Bibiliya, ijambo ryahanuwe. Ijambo ryahanuwe. Ubuhanuzi bisobanuye iki? Busobanuye kumenya. Umunyarwanda avuga ati, mwana wanjye reka nguhanure. Icyo nicyo cya mbere ubuhanuzi buvuze, nuko rihanira umuntu kugera ku migambi myiza, kugira ngo azavemo umugabo n'umugore ukunda igihugu cye kandi ufitiye umuryango we akamaro. Icyo ni cya mbere ubuhanuzi buvuze. Kandi ubuhanuzi bwongera kuvuga kumenya ibyahazaza nubwo tutarahagera, tugasobanukirwa aho turi kugana ahariho. Dufite ijambo ryahanuwe rero, rirushaho kandi gukomera kuko ryavuzwe n'Imana, kandi muzamukoze neza nimuryitaho. Nshuti zanjye, ndabararika mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, kugira ngo iri jambo tugiye gusuzuma tuzaryiteho. Muzamukoze neza nimuryitaho. Dufite ijambo ryahanuwe, tugiye gusuzuma umugabane muto waryo dusanga mu gitabo cya Daniel. Ryarahanuwe, muzamukoze neza nimuryitaho. Ese rizamutumarira iki? Rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Imitima yacu ikagerwamo na Yesu Kristo, niwe wahanuwe ko ari inyenyeri yo mu ruturuturu. Niko yivuze mu Byahishuwe igice cya 2, yandikira amatorero 7, ategeka Yohana kwandikira amatorero 7. Yaravuze ati, ni nyenyeri yo mu ruturuturu. Rero iri jambo ryahanuwe rizagenda rimere nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima, kugezaho inyenyeri yo mu ruturuturu. Kristo, umucyo w'isi, azatura muri twebwe. Amagambo nk'ayo niyo yandikiye Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye igice cya 3 umurongo wa 16. Amuvuga ati, ibyanditswe byera byose burya byahumbetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka, kwa guhanura twavugaga, no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Byanditswe byera ntabwo ari iby'umuntu, ahubwo ni iby'Imana. Hari amagambo nasomye aranezeza cyane. Ndambwira ngo biriya ni igitabo cy'uyu munsi. Haleluya. Is the book of today. Imaze imyaka irenga isaga 2000 yanditswe, ariko ni igitabo cy'uyu munsi. Ndetse yaravuze ngo ifite amakuru mashya kuruta ay'ikinyamakuru kizasohoka ejo hazaza kidufitiye. Kubera iki se? Yuzuyemo ibisubizo by'ibibazo dufite uyu munsi. Duhanganye n'ibibazo byinshi cyane, ariko ifite ibisubizo byabyo, kandi ifite n'umuti w'ingorane duhanganye nazo. Dufite ingorane nyinshi, duhanganye n'ingorane zidasanzwe, ariko igitabo cya Bibiliya
gifite umuti wacyo. Niyo mpamvu ari igitabo kidasanzwe kandi ari igitabo cy'uyu munsi. Amahame yayo ni ay'iteka ryose kandi areba isi yose. Ni igitabo kireba abato n'abakuze, ni igitabo kireba abakire n'abakene, ni igitabo kireba injiji n'injijuke, ni igitabo kitwereka ko ari icy'ukuri umuntu wese abasha kukibonamo. Icyo waba ukora cyose, umwuga waba urimo wose, uzabonamo ibyagufasha, ariko ikiruta hose kizaguha ubugingo buhoraho. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Amateka yamije iby'iki gitabo cyahanuye, kandi ibisigazwa byo mu butaka, babahanga mu by'ibisigazwa byo mu butaka, archaeologist, baragihamije bavuga yuko ibintu cyavuze byari iby'ukuri koko. Siyanse zose, imyemerere yose bifataniza hamwe kwerereza iki gitabo, bakavuga ngo cya gitabo kirimo ubwenge burenze ubw'umuntu, ahubwo ni ubwenge bw'Imana. Keretse theories nkeya, ibitekerezo by'abantu bike bigerageza guhinyura iby'iki gitabo, bikazana iby'ijambo ry'Imana ritavuze, ariko ibyo nabyo ntabwo babasha kubihamisha ibyanditswe byera. Imana yacu ihabwe icyubahiro ko abana batoya, abantu bameze nkanjye, batazwi, ntamenyekana, yaduhaye ijambo ryayo ngo tubashe kurimenya, kandi yongeye kuritubumburira muri aka kanya, ndetse uku kwezi tugiye kuribumburirwa mu buryo budasanzwe ngo dusobanukirwe n'ukuri kuri iki gihe, nk'uko kwavuzwe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Hari umugabo umwe witwa Voltaire, yabayeho mu kinyejana cya 17 ndetse n'icya 18, yigeze avuga amagambo ababaje cyane. Aravuga ngo Bibiliya ni igitabo injiji zanditse, ariko ntabwo ari ukuri. Ni igitabo cyahumetswe n'Imana, turaje kukikurebe. Ni igitabo imbesire turazita ngo mu Kinyarwanda, abantu ba imbesire, abantu b'ibirimarima. Ni igitabo birimarima byitaho, nuko nguko Voltaire abivuga. Kandi ni igitabo abana batoya bakunda kwiga n'umutima ukunze, nuko Voltaire abivuga. Ariko icyo ni ikinyoma, ntabwo ari uko Bibiliya isobanuye. Oya, uyu mugabo Voltaire yaje gufata, yandika statement izwi cyane iteye ubwoba. Aravuga ati 100 years from today there will not be a Bible. Mu myaka 100 guhera uyu munsi ndiho, ntabwo Bibiliya izaba ikibaho. Ariko yaribeshye, ndetse amateka avuga yuko inzu yari yahindutse icapiro rya Bibiliya. Burya ijambo ry'Imana ryarwanijwe mu buryo budasanzwe. Tuzi ukuntu abantu b'Imana barirwanyeho, tuzi ukuntu hari igihe cyageze abantu bakarihiga. Ngo yabonekaga abantu bagomba kuguma ku mashyiga basonza umutima, kugira ngo igitero kije gushaka ibyanditswe byera gisange amazi abira, maze nibabumva bahita bashyiramo ifu bavugane n'iyo Bibiliya kugira ngo itazimira. N'uyu munsi turayifite, ariko Imana ishimwe, cya gitabo cyabayeho muri ubwo buryo. Imana ikakirinda abantu bamenya amaraso, ndetse Voltaire akavuga ko kitazaba kikiriho mu myaka 100 iri imbere. Uyu munsi kiranyanyagiye ahantu hose. Cya gitabo kitabashaga kubumburwa gutya mu ntoki, ari urutabo runini cyane bitewe na tekinoloji yari iriho. Uyu munsi ndabasha kugifata mu ntoki, gifite amagarama make cyane, ariko kandi gifite ubutunzi budasanzwe. Ndetse hari no version mfite ya Bibiliya ni nini ukurikije version ziriho. Hariho utubiriya dutoya, hari amalivre de poche umuntu abasha kubika mu mufuka akagenda ayitwaje, ndetse no muri telefone zacu harimo Bibiliya. Imana yacu ihabwe icyubahiro ko yaturindiye ijambo ry'Imana kandi karitugezaho. Yewe n'Abanyafurika ryabagezeho, ntabwo twari tuzi gusoma, yewe tubimenye vuba cyane mu kinyejana cya 19 cyangwa icya 20, ndetse ariko Bibiliya yatugezeho, itugeraho byanciye mu nzira zigoranye, ndetse yatugezeho ahari mu buryo butari bwiza, igihe abanyamahanga b'Abanyaburayi bari baje kudukoloniza, maze baraza batwara abantu bacu bacakara, baza gusahura ibyacu, baducamwe ibice, turacyafesingana n'ingaruka zabyo. Ariko baje bitwaje Bibiliya, maze bayitwigisha nabi, byatumye abantu benshi banga Bibiliya. Ariko Bibiliya nta kibazo ifite, ikibazo gifite abagituzaniye. Erega burya kuba umuntu yabazanye ikintu, nubwo yaba akizanye ari mubi, ariko cyo gishobora kuba cyiza. Bibiliya rero ni ijambo ryiza.
umugabo witwa Bishop Desmond Tutu ni umunyafurika y'Epfo, ni umugabo uzwi cyane, yavuze amagambo akomeye yerekana iyo senariyo y'uko abamisiyoneri batuzaniye Bibiliya. Aravuga ati igihe abamisiyoneri bazaga muri Afurika baje bafite Bibiliya, kandi basanze natwe dufite ubutaka, kandi dufite ubutaka bukungahaye, burimo zahabu, burimo amabuye y'agaciro akomeye cyane, burimo peterole. Bo bari bazanye igitabo cyitwa Bibiliya, twe twari dufite ubutaka bufite ubutunzi bukomeye cyane. Nuko baratubwira bati dusenge, maze duhombeka amaso yacu kugira ngo dusenge. Igihe twari tubumbuye amaso yacu, twasanze twe dufite Bibiliya, bo bafite bwa butaka. Nuko nguko babigenje, bashatse mu byanditswe byera barabigoreka kugira ngo badusahure, ariko kandi ibyanditswe byera ntabwo ari icyo bigamije. Ndetse ikintu kinezeza mbwira abantu bacitse intege nk'abo ni uko ibyanditswe byera bitanditswe n'abanyaburayi babituzaniye. Ibyanditswe byera bikomoka muri Aziya, muri Isirayeli y'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ntabwo ari icyo Bibiliya rihishura, ntabwo ari umugambi wa Bibiliya, ahubwo twamaze kubona yuko Bibiliya aricyo gitabo gifite umuti w'ingorane dufite uyu munsi. Bibiliya ihishura Kristo, ihishurwa rya Yesu. Haleluya. Mbese Yesu yabonetse ate? Inyandiko zera zimwita ubutumwa bwiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubutumwa bwiza bwa Yesu. Kubera icyo ari ubutumwa bwiza, habanje ingorane ikomeye y'icyaha, umunyabyaha ari uwo kurimbuka rwose, maze ijambo ry'Imana riraboneka. Yesu Kristo aritanga kugira ngo umunyabyaha nkanjye abashe kubona ubugingo buhoraho binyuze muri we. Wundi bari warakoze icyaha, Kristo yemera kumupfira. Nicyo ngicyo birihishura, ni uguhishurwa kwa Yesu. Umwanditsi w'igitabo cyitwa Rengera Ubuzima, umugabane wa 2 ku ipaji 45 yanditse amagambo akomeye. Aravuga ati Bibiliya yose yerekana uko Imana yigaragarije muri Kristo. Iyo umuntu yizeye Bibiliya kandi akayumvira, ihinduka igikoresho gikomeye cyo guhindura imico ye. Erega ubuhamya buriho. Abantu bari babi cyane, bari inzimizi, bari abagome, bari abicanyi, bari abajura ruharwa, bari bateje ingorane muri sosiyete. Ariko igihe bakubitanaga na Bibiliya, imico yabo yarahindutse. Noneho umugambi wa Bibiliya bahuriyemo na Yesu, maze Yesu ahindura imico yabo, bahinduka abantu b'ingirakamaro muri sosiyete zabo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Buriya rero amadini menshi afite Bibiliya. Hariho amadini menshi cyane yuzuye isi. Bamwe ni abakristo, abandi ni abayisilamu, abandi ni ababudisita, abandi ni hari amadini menshi, kandi abenshi bagiye bafite ibitabo byitwa ibyera, les livres sacrés. Ariko nta gitabo gifite igisubizo nk'icyo Bibiliya gifite. Nshuti yanjye, nta gitabo gifite ibisubizo nk'ibyo Bibiliya ifite. Umugabo witwa Frederick Kenyon yanditse amagambo akomeye. Aravuga ati umukristo ashobora gufata Bibiliya yose mu ntoki, maze akavuga nta bwoba cyangwa gushidikanya ko mu biganza bye afashe igitabo cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Imana, bya bindi byanditswe n'abantu muri filozofi zabo, ariko iki cyo cyanditswe n'Imana. Sabudise basenga nde? Basenga Imana babashije kurema, ariko twebwe dusenga Imana yaremye. Haleluya. Frederick Kenyon arakomeza ati igitabo cyarambye ibinyejana, abigihe kimwe bakagihererekanya, n'ab'ikindi gihe gikurikiyeho nta kintu kigaragara kitakaje. Ni igitabo cyo kwizerwa, cyaciye mu misoto, niko Abanyarwanda bavuga. Ni nk'umushimo wakuye mu muriro, ariko turacyagifite uyu munsi. Ndi kuvuga ko amadini menshi afite ibitabo. Hari igitabo cyitwa Sutra cy'Ababudisita, hari igitabo cya Vedas cy'Abahindu, hari igitabo cya Korowani cy'Abayisilamu ndetse na Hadith. Hari igitabo yewe cyitwa igitabo cy'umwijima cy'Abapagani. Hariho n'ibindi bitabo, ariko hariho Bibiliya ifite igisubizo cy'ikibazo dufite uyu munsi. Nibasha gutanga igisubizo cy'ibibazo byose umuntu yibaza, ariko mu buryo bw'umwihariko ihishura Yesu Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mu magambo meza cyane yanditswe mu by'Abadivantisiti umunsi wa 7 bizera, baranditse ngo Yesu Kristo niwe nsanganyamatsiko y'ibyanditswe byera. Igihe dusoma ibyanditswe byera ntitubone Yesu, burya tuba turi kwishuka, ntabwo tuba twize ibyanditswe byera. Tuba twabyize nk'uko Abanyaburayi babitwigishije, dufite undi mugambi.
ariko Yesu Kristo niwe nsanganyamatsiko y'ibyanditswe byera. Isezerano rya kera dushobora kwibwira yuko ntacyo rivuze, ndetse bamwe baritesheje agaciro, byerekana umwana w'intama ko ari we Mesiya, umucunguzi w'isi. Naho isezerano rishya ryo rikamuhishura nka Yesu Kristo umukiza, waje gusoza iby'isezerano rya kera ryari ryarasezeranije. Imana yacu ishimwe. Mbega ibyanditswe byera, mbega ibyanditswe byera ukuntu ari byiza, mbega ukuntu bidushurira Yesu. Reka nkubwire isomo riri kumfasha muri iyi minsi. Ndarisanga muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 44. Matayo igice cya 13 umurongo n'uwa 44. Hari amagambo n'umugani Kristo yaciriye abari bamuteze amatwi. Ni igice kirimo imigani myinshi Yesu Kristo yaciye, ariko umurongo wa 44 utubwira umugani utari muremure ariko ukomeye cyane. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda. Umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Ubwami bwo mu ijuru bwageranijwe n'izahabu zishwe mu murima. Izahabu zishwe mu murima, harya amaze kuvuga iby'imirima y'Abanyafurika ukuntu ikize ku butunzi bw'akataraboneka. Ese tujya twumva intambara ziriho zihanganisha abantu bitewe n'ibiri mu butaka bw'ibyo bihugu. Ubwami bwo mu ijoro bwajyanijwe n'izahabu ziri mu murima. Umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda. Umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Mbega umuntu w'umunyamahirwe, umuntu yaragiye yatisha umurima agiye kwihingira ibishyimbo, maze igihe yari ari guhinga aza kubona wa murima urimo zahabu. Ntabwo byari bizwi ko uyu murima urimo zahabu. Nuko igihe yahingaga akubise isuka abona ubutunzi bwishwe, abona harimo zahabu. Maze uwo muntu ahita amenya yuko amahirwe amutahutseho, ahita amenya yuko amahirwe amutahiye, amusekeye. Nuko asubiza iyo zahabu aho yari ihishe, maze asubira iwe, aragenda agurisha ibyo yari afite byose kugira ngo agure uwo murima. Igitabo cyitwa Imigani ya Kristo, umwanditsi yashyize ubusobanuro kuri aya magambo avuga ngo ab'umuryango we n'abaturanyi bibwiye ko yasaze. Mbese uyu muntu ugiye kugurisha ibyo yari afite byose, inzu, ubutunzi yari atunze, ahari yari afite kasaro yari amaze kugura arakagurisha, agateleviziyo aragurisha, ikintu cyose, itungo ryose aragurisha kugira ngo abashe kugura wa murima. Kubera icyo ashaka kugura wa murima, yari yabonyemo ubutunzi buhishwe. Amen. Yari iteguye guhara ibyo yari afite byose, ariko akibonera ubwo butunzi bwahishwe. Bityo handitse yanjye amagambo akomeye cyane, n'ubonye ubutunzi bwo mu ijuru ahara byose kugira ngo yirongere ubwo butunzi bw'ukuri. Mbese inshuti zanjye, mbega ukuntu ibyanditswe byera ari byiza. Ntabwo ari aho yagarukiye, ahubwo ku ipaji ya 41 aravuga ngo umurima uvugwa muri uyu mugani ushushanya ibyanditswe byera. Haleluya. Umurima ushushanya ibyanditswe byera. Maze kandi ubutumwa bwiza nari ndi kukubwira, Yesu Kristo nubwo butunzi buhishwemo. Mbega zahabu, mbega ubutunzi buhishwe mu murima w'ibyanditswe byera. Mbega ukuntu abantu twari dukwiye kuza kugira ngo twigurire ibyanditswe byera. Mbega ukuntu dukwiye kubishakira umwanya, kandi ntabwo bizaduhombera. Birimo zahabu. Haleluya. Birimo ubutunzi buhishwe. Kandi ngo uyu muntu igihe yari amaze kumenya ko ari uko bimeze, yari yiteguye guhara ibyo yari afite byose kugira ngo agure uwo murima, kugira ngo witungire, izina ry'Uwiteka rishimwe. Mbese ibyanditswe byabyaye byakuryohera? Mbese wari wamenya agaciro kabyo? Mbese wari wavumburamo zahabu? Nshuti zanjye, niba bitaraba gutyo, ntabwo uriga ibyanditswe byera, uracyahinga hejuru. Mbese abacukuzi ba zahabu, njyewe ntabwo ndagira amahirwe yo kubona zahabu, bizambera umugisha umunsi nabonye zahabu. Ariko ibyanditswe byera ngo birimo zahabu, birimo ubutunzi budasanzwe. Mbese zahabu iboneka ite ku bantu babonye umurima urimo zahabu? Umva, baracukura. Ntabwo ibiri hejuru. Hejuru hari ubutaka busanzwe buhingwaho ibishyimbo, buhingwaho amashaza, buhingwaho amasaka, ariko baracukura bakajya hasi, barakomeza bakimbika, bagakurikirana. Umwanditsi yigeze kuvuga iby'ayo magambo
ko bakurikirana umututu wayo, bagakomeza bagacukura hirya cyane, bakagenda metero na metero, nubwo hatari umwijima bagashaka amatoroshi, bakensitara amashanyarazi kugira ngo bakomeze bacukuremo cyane. Kubera ko harimo iki? Kubera ko harimo ubutunzi bwa zahabu. Umuntu w'Imana witwa Dawidi yaryohewe n'iyo zahabu, maze ibyanditswe byera biramuryohera. Uzabisoma mu ijambo ry'Imana, igitabo cyitwa Zaburi. Maze ageze muri Zaburi ya 19 avuga ati nabiki ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho, ijambo ryawe rirandyohera, nibyo rimbera isoko y'umunezero. Amagambo akomeye nk'ayo mutuye Zaburi 119, uzumva uburyohe bw'ijambo ry'Imana ku muntu wamenye yuko harimo zahabu. Abantu benshi baguye mu birombe bya zahabu. Abantu benshi ibyo birombe byagiye bibagwa hejuru kubera iki? Bari bakomeje gucukura bashakisha cyane. Nta kintu cyahagarika umuntu wamaze kumenya yuko hano hantu harimo zahabu, nta cyamuhagarika gucukura, ku buryo rimwe na rimwe ajya ashyira ubugingo bwe mu kaga, ubuzima bwe bukajya mu kaga, ashakisha zahabu. Ndi kwivugira zahabu yo mu isi, kuko zahabu yo mu ijuru yo iri mu byanditswe byera ntabwo igira ingaru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mbese wakwemera kujya mu ijambo ry'Imana? Twamaze kubona ko ari umurima, ariko umurima udasanzwe urimo zahabu, urimo ubutunzi buhishwe. Mbese wakwemera kujya kwiga ukongera ugacukumbura kugeza ubwo uhuriyemo na Kristo? Turaje tubibone yuko uzahuriramo nawe. Reka amagambo anesheje, mbega ukuntu aryoshye. Ya Zaburi 119 umurongo 160 ndavuga ngo indunduro y'ijambo ryawe ryose ni ukuri, uzasobanukirwa ukuri kw'Imana. Maze Yesaya 45 umurongo wa 19 Imana iravuga iti njyewe Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka, mbwiriza amagambo atunganye. Amagambo y'Imana aratunganye, nayo gukiranuka araryoshye, nta binyoma birimo, nta gutekinika, nta siyasa. Ibyo mu isi ni siyasa, ibyo mu isi nibyo kukubyaza umusaruro gusa. Maze Yesaya amaze kurya ijambo ry'Imana imubera nka Dawidi, aravuga ati ubwatsi buraraba, burabyo bugahuka, ko ijambo ry'Imana rizahora witeka byose ni iry'ukuri. Maze amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, aranryohera, mbera nk'ubuki. Mega experience. Mbega ukuntu dukeneye kujya mu ijambo ry'Imana. Ikintu gitangaje, igihe Yesu Kristo yabwiraga bari bamuteze amatwi muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 32 aravuga ati muzamenye ukuri, ukuri ni ijambo. Ukuri ni ijambo niko bivuga nanone mu gice cya 17 umurongo wa 17 bavuga ati ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri rizabeza. Muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura, muzava mu bubata bw'icyaha. Tumaze iminsi dusuzuma amategeko y'Imana, twasanze turi imbata, twabaye abanyabyaha cyane mu byo twavuze, mu byo twakoze, mu mitekerereze yacu twarahemutse rwose. Ariko ijambo igihe tuzarijyamo dushakisha bwa butunzi, bwa butumwa bwiza, tuzaburamo na Yesu Kristo kandi azatweza. Imana yacu idufashe kugira ngo twite kuri iri jambo. Hari amagambo nkunda ndayagutuye mu izina rya Yesu. Ni amagambo ariboneka mu gitabo cy'uburezi, igitabo cyanditswe n'umuja w'Imana Ellen G. White, uzasoma ku ipaje 129. Ni amagambo anejeje, ni amagambo anejeje. Reka mbisubiremo ko ari amagambo yo kwishimira cyane. Mwanditse yaranditse ngo umuntu wese uko yaba ari kose, naho yaba ari hose mu buzima, abishatse ashobora kunezezwa no kuba afite inshuti imunezeza igihe afite ijambo ry'Imana mu ntoki ze. Umuntu wese, yaba ari umukene, yaba ari umukire, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umusore, yaba ari umwana, yaba ari muri gereza, yaba ari umudendezo, yaba ari mu kazi, yaba ari mu rusengero, abishatse ashobora kunezezwa no kuba afite inshuti imunezeza igihe afite ijambo ry'Imana mu ntoki ze. Mu maproza abiri ashobora kuganiriramo n'abantu bakomeye, kumva ijwi ry'Uwiteka igihe avugana n'abantu be.
igihe ashishikariye kwiga Bibiliya no gutekereza ku bintu abamarayika bagirira amatsiko bashaka kubirunguruka, ashobora kugumana nabo muri icyo gihe yiga, azagumana n'abamarayika, ashobora gukurikira intambwe z'umwigisha wavuye mu ijuru, uwo ni Yesu Kristo. Twamaze kubona yuko tuzahuriramo nawe maze akiyumvira amagambo ye nk'uko yavugaga ubwo yigishirizaga mu mpinga z'imisozi, mu bibaya no ku nyanja. Ashobora kuba kuri iyi si ari mu mwuka w'ijoro, kandi abantu bari ku isi bageragezwa n'abababaye akabagezaho amagambo y'ibyiringiro no kwifuza ubutungane. Haleluya! Azahuriramo n'abantu b'ibirangirire, azahuriramo na ba Salomo, abami ba Dawidi bari bazi gucuranga, abatunzi nka ba Lazaro, nka ba Zakayo n'abandi benshi. Ariko azahuriramo n'abamarayika bo mu ijuru bashaka kwiga ubwiru bw'Imana, bashaka kwiga inama y'agakiza. Ariko ikiruta ibindi azahuriramo na Yesu, kimwe na wa muntu wa kera wagendanye n'Imana. Ese uwo muntu uramuzi? Ndatekereza ko ari Henoki. Niba utamuzi, azagenda arushaho kwegera amarembo y'isi zahoraho, kandi kugeza ubwo amarembo y'ijuru azakinguka maze akaryinjiramo. Haleluya! Uko azagenda acukura, azarushaho kwegera amarembo yo mu bwami bwo mu ijuru, ngo nahagera ntazisanga ari nk'umushyitsi. Haleluya! Amajwi azamuramutsa ni amajwi y'abera, ya yandi yavuganaga nayo akiri ku isi ariko atayabona. Ni amajwi yigaga gutandukanya no gukunda akiri ku isi. Umuntu wabayeho asabana n'ijuru binyuze mu ijambo ry'Imana, Bibiliya, nagera mu ijuru azabona yisanze nk'ugeze iwabo, kuko nta gishya yamenyereye ibyanditswe byera. Umugabo witwa Pawulo yabayeho imibereho yo kugendera mu mibereho y'idini gusa, maze ntiyasobanukirwa n'ibyanditswe byera n'ubutunzi burimo ko bwishura Kristo, maze yimeza ndetse no kumurwanya. Uzi uko abantu badafite ibyanditswe byera ngo babyige bahuriremo na Yesu, bakomeze bacukumbure kwa kundi nk'uko umucukuzi wazakomeza gushakisha, bageraho bakanarwanya Imana. Nuko byagendekeye Pawulo. Igihe atarahinduka Pawulo ari Sawuli, yarwanije Imana. Uzasome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kizakubwira ayo mateka. Ariko igihe yaramaze kuvumbura ijambo ry'Imana riramuryohera, ararikunda cyane. Reka ngusomere amagambo nanone anejeje, ubuhamya bwe, ubuhamya butangaje, ngira ngo buhinduke ubwanjye nawe muri aka kanya. Tubisoma mu gitabo yandikiye Abafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Ndasoma igice cya 3, ndahera ku magambo ndetse abanza, ntabwo ndi butinde. Abafilipi igice cya 3, reka mpere ku murongo wa 4. Umurongo wa 4 aravuga ati, niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8. Ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku bw'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Mbega umugabo wari umukozi, umugabo ufite ibyo kwirata. Ndi umudivantiste w'umunsi wa 7, narivukiyemo. Iwacu n'abapasiteri ndetse n'abaye umukuru w'itorero imyaka myinshi. Maze iminsi mbona umugabo wabaye umukuru w'itorero imyaka 40 ari kurwanya ukuri yahoze yigisha uyu munsi. Ariko nibwira yuko atahuriye na Yesu mu ijambo rye. Nuko Pawulo nawe yari ameze, avuga ati, njyewe nari umudivantiste, njyewe nari umukuru w'itorero, hari na pasiteri, nahanze amatorero hirya no hino mu butumwa, mu kwamamaza ubutumwa. Ariko yabikoraga ku bw'umubiri, yari atarubona na Yesu. Igihe yari amaze guhura na Yesu, umurongo wa 7 niwo ngezeho, nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo Yesu. Haleluya! Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Yesu. Kandi mboneka ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Haleluya! Abantu bazasigara bamanitse amaboko kugira ngo Kristo abere ibyiringiro gusa, abere gukiranuka, atari gukiranuka kwabo, atari kwirata imirimo bakoze, ahubwo birate Yesu Kristo. Erega uwirata akwiye kwirata Kristo gusa. Niko n'ubundi yandikiye Abakorino. Iyi niyo nsanganyamatsiko y'imyandiko za Pawulo.
no kwirata Kristo, atari ukwirata ikindi. Ubu buhamya yabwandikiye Abafilipi nyuma y'imyaka 29, ariko umva umurongo wa 10 niwo nashakaga cyane, umurongo wa 10, kugira ngo mumenye. Haleluya. Paulo nubwo amaze imyaka 29 akora ivugabutumwa, ari kubwiriza, yiga ibyanditswe byera, ntabwo aranyurwa, ahubwo arumva ashaka gukomeza kumumenya, kugira ngo mumenye, menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Izina ry'Uwiteka Imana yanjye rihabwe icyubahiro. Mbese wagira ubushake bumeze gutya bwo kumva ufite inyota yo kurushaho gucukura ibyanditswe byera, ngo umenye Yesu Kristo, urushaho kumwigana, ugere ndetse no gushanwa n'urupfu rwe, wemere kurengana, kugira ngo ugere ku muzuko w'abapfuye, uzicane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ubone wo mugambi. Uko niko Paulo ari kubitekereza mu myaka 29 ishize, avumbuye Yesu Kristo mu byanditswe byera. Bahuriye mu rugendo rw'i Damasiko, maze guhera uwo munsi akunda Yesu, kandi n'uyu munsi arashaka kumumenya. Mu nyuma y'imyaka 29, ngo akomeze kwishushanya nawe, akomeze kugenda nk'uko yagendaga, akomeze kwemera kurenganwa uko yarenganwaga, yemere no gupfa azira we, ngo ahari mugeze no ku muzuko w'abapfuye. Mana yanjye ifashe nge nawe kugira ngo dukunde ibyanditswe byera. Ngera ku musozo, reka nongere nkwibutse ko tugiye gufata umwanya tugasuzuma igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Inyandiko yavuze amagambo akomeye cyane mu gitabo cyitwa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ibihamya ku bagabura n'ababwiriza butumwa bwiza. Baranditse ngo hakenewe ko twiga byimbitse ijambo ry'Imana, kandi icyo nicyo nandi gukurarekera muri aka kanya. Ariko mu buryo bw'umwihariko tugashishikarira kwiga igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe mu buryo burenze ubwo twigeze mu mateka y'umurimo wacu. Uyu munsi niyo mpamvu twahisemo gufata umwanya ngo dusuzume ibyanditswe byera, ariko mu buryo bw'umwihariko abariho muri iki gihe cyacu kidasanzwe, ngo dusuzume ubutumwa Imana yatwandikishije mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe. Uku kwezi ntabwo tuzajya mu byahishuwe, ariko tuzasuzumana igitabo cya Daniel. Ndakurarika mu izina rya Yesu, kugira ngo ubwo dukeneye kubimenya kuruta ikindi gihe cyose twigeze dushaka kubimenya, ngo dusobanukirwe iby'ubutumwa Imana yahaye umugaragu wayo. Umwanditsi yarakomeje aravuga ngo hari ibyo tutahita tumenya mu mirongo runaka ku bigendanye n'ububasha bwa Roma n'ubupapa, nyamara tugomba kwita ku cy'abahanuzi n'intumwa banditse bamuhemekewe na mwuka w'Imana. Umucyo Daniel yakiriwe uturutse ku Mana yawuherewe by'umwihariko iyi minsi ya nyuma, yamaye ko yaherewe ku nkombe z'uruzi Ulayi na Hidekero, ku migezi minini y'Ishinari. Ubu arimo arasohora, ndetse n'ibyavuzwe ko bizasohora nabyo vuba aha bigiye kubaho. Niyo mpamvu tugiye gufata umwanya kugira ngo tubisuzume, kandi ntabwo ari njye ushaka kwigisha, ahubwo nanjye ndi umwigishwa. Ndifuza ko amagambo Imana yasezeranye muri Zaburi ya 32:8 yaba ayanjye nawe, kugira ngo twishyuze Imana isezerano ivuga iti nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugomaho. Ntabwo dukwiye kwishimira kwigishwa n'abakaridinari n'abapasiteri n'abakuru b'amatorero n'ababwiriza b'ibirangirire, ahubwo dukwiye kurushaho kwifuza kwigishwa n'Imana. Kandi ihame ry'abiga bigishijwe n'Imana riravuga ngo uku niko Uwiteka avuga. Icyo nicyo nkwifuriza mu izina rya Yesu. Ndifuza ko tumera nk'abantu b'i Beroya ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byera. Dusoma mu byakozwe no mu gice cya 17 umurongo wa 11 ngo ariko bo bari beza kuruta b'i Tesalonike, kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Ariko kandi iyo bageraga mu rugo bashakishaga mu byanditswe byera ngo bamenye yuko ibyo babwirijwe bumvise ari iby'ukuri. Reka uku kwezi kutubere ukwezi k'ubushakashatsi, kandi muri aka kanya ubwo uri kuri iyi video wageze kuri YouTube uri umunyabwenge, ndabyizeye yuko ufite ubwenge bukora neza, kandi ubasha gucukumbura no gutekereza ugasesengura ibyo wumva. Nuko rero ubutumwa bwanditswe, kandi nanjye nongera kugusomera kwandiko rwa mbere Paulo yandikiriye Abakorinto igice cya 10:15. Ntabwo ati ndababwira namwe muri abanyabwenge mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko, hato ntazavuga amagambo yanjye bwite, ahubwo ndashaka ko Yesu gusa ari we wererezwa. Ndashaka ko Imana yumvikana ivugana nanjye kandi ivugira muri jewe. Ndakwibutsa bya somo nakubwiye ko nzakomeza kuri gusomera uko ntangiye icyigisho.
Yeremiya igice cya 38:20. Ndakwingize umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe nibwo buzarama. Uwiteka adushoboze kurushaho gukunda ijambo ry'Imana no kugendera muri ryo, kandi ubwo dutangiye urugendo rwo gucukumbura mu byanditswe byera, ndakwingingira kugira ngo Uwiteka azagushoboze, akubashishe kubona umwanya ngo turusheho gucukumbura no kwisumeta ku Mana kugira ngo tumenye ubushake bwawe muri iki gihe giheruka, hato tudatungurwa n'umugabe. Birababaje kuba umuntu yatungurwa kandi Yesu Kristo yatanze ibimenyetso. Ngwino rero dusuzume ibimenyetso ngo tumenye ibyenda kubaho, kugira ngo tube twiteguye kwerekanwa ko umwami wacu ugiye gutunguka ku bicu byo mu ijuru. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Kandi igihe azaza ndifuza ko njye nawe tuzarangurura duti ngiriya Imana yacu twategereje ituzaniye agakiza, maze tukava mu isi y'ibibazo, isi y'ingorane, isi y'uburwayi, isi yo gupfusha, isi y'inzara, isi y'intambara, tukajya mu mahoro asendereye. Niko gusenga kwanjye muri aka kanya, ngusabira nanjye nisabira mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Nanone tugushimiye ibyanditswe byera, tugushimiye yuko ari umuti, tugushimiye yuko ari urumuri, tugushimiye yuko bibasha kutubwira ibyenda kubaho kugira ngo tubeho dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu uri hafi kuza. Tugiye kubirambura muri uku kwezi kose, uzatuyobore kandi ubwenge bwacu nkomeje kubusabira kugira ngo bwaguke, ngo butekereze iby'ijoro. Utuvane mu isi utugeze ku ntebe yawe ya cyami, aho tuzigishwa na Mwuka Wera nk'uko wabisezeranye. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Bibiliya ijambo ry'Imana, ijambo rishyitse, ijambo ry'ukuri, umuyobozi mu kuri kose, uhishurira abantu Imana. Inyigisho zose zanditswemo zahumetswe n'Umwuka Wera. Bibiliya, Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyirata iteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira batayizi. Bibiliya, 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 Bibiliya ijambo ryera. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyirata iteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira batayizi. Bibiliya, 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 Bibiliya ijambo ryera.